Sobanukirwa Islam. Sobanukirwa Islamu ni ikiganiro cya Islam kuri Radio Nyagatare 95 n'ibice bitanu. Tubagezaho ubumenyi butandukanye, ubumenyi bw'isi, ubugenge, ibinyabuzima, iremwa rya kiremwe muntu n'ibigize ikirere byagaragajwe bwa mbere na Qoran mu gice cyayo cya 6 aya y'101. Hijja ni inzira yo kujya mu ijuru, kandi hijja itunganye nta kindi gihembo ifite uretse ijuru. Ibitekerezo by'abamenyi b'idini ya Islam. Actually, Islam is the solution for the problem of humanity. Tuzarwanya byimazeyo ibitekerezo byose ndetse n'ingengabitekerezo y'ubutagondwa bushingiye ku myemerere. Allah has declared that none shall be worshipped besides him, and that you shall do good to your parents. You shall be kind to your parents. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mu byukuri idini kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, idini Allah yemera kandi hagaciro ni idini y'Islam. Read the Quran, read the traditions of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and it will become clear to you that Islam is against terrorism in the way it is done today. Ndetse n'ubumenyi kuri Qoran ntagatifu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mu kuri Qoran ntagatifu twayimanuye mu ijoro ry'icyubahiro gihanitse. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Tugira amanywa igihe cyo gushaka ubuzima. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Muhammad vuguti we ni Imana imwe rukumbi. اللَّهُ الصَّمَدُ. Imana yo yitabazwa mu bibazo byose. لم يلد ولم يولد. Ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Sobanukirwa Islamu ni ikiganiro cya Islam kuri Radio Nyagatare mukurikira kuva saa 5 kugera saa 6 buri wa gatanu wa buri cyumweru. Bavandimwe, nimureke dusobanukirwe idini ya Islamu kandi tuyimenye kurushaho neza. Ubumenyi bw'isi, ubugenge, ibinyabuzima, iremwa rya kiremwe muntu n'ibigize ikirere byagaragajwe bwa mbere na Qoran mu gice cyayo cya 6 Surat An-Nam aya y'101. Bigaragara ko Allah ari we muremyi w'isi n'ijuru, kandi akaba yararemye buri kimwe hano ku isi kandi azi ibiriho byose. Umunyabugenge wo mu Rusiya Alexander Freeman n'umuhanga mu byerekeye ubumenyi bw'isi George Lametara, abashakashatsi bavuze ko isi izenguruka izuba. Ibi bikaba bigaragara muri Qoran igice cya 21 Surat An-Nabiya aya 33, kandi Allah akaba yarabigaragaje ko ari we muremyi w'ijoro, umunsi, izuba n'ukwezi, kandi ko ibinyabuzima byo mu kirere bigenda binyuranamo. Izuba naryo bigaragara ko ryizenguruka ku rufatiro rwaryo nk'uko bigaragara muri Qoran igice cyayo cya 36 Surat Yasin aya 38. Ibi bikaba nabyo byaravumbuwe mu kinyejana cya 20 mu gihe Qoran yari yarabivuze kera kose hashize imyaka isaga 1400. Tugendeye ku bahanga mu bumenyi bw'ikirere bavuga ko izuba rigenda ku muvuduko wa kilometero 1720 ku isaha. Ibi bikaba bivuze ko izuba rigenda ku muvuduko wa kilometero 17,180 ku munsi, naho nk'uko imibumbe ndetse n'inyenyeri byose binyuranamo mu isanzure. Ibi byavumbuwe nyuma y'uko Qoran yari yarabivuze kera kose. Tukaba tubisanga muri Qoran igice cya 51 Suratul Adhariya aya ya 7. Nkuko mu isanzure kandi igizwe n'ibyaremwe bisaga biliyoni 200, buri kimwe kandi kikaba gifite inyenyeri zisaga biliyoni 200 muri cyo. Mu mwaka yagiye ishira, abashakashatsi bakomeje kuvumbura ko imibumbe igenda izenguruka izuba, kandi byagaragaye ko mu isanzure ibirigize bimwe bica hagati y'ibindi naho ibindi bigakomanaho, nk'uko bigaragara muri Qoran isura ya 51 Surat Adhariya aya ya 7. Ibi byose byari byarahishuriwe intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ibi bikaba bihamya ko Qoran ari ijambo ry'Imana. Muri Qoran igice cya 21 Surat An-Nabiya aya 32, aho aragira ati ijuru twariremeye umutamenwa uzaririnda kugeza n'uyu munsi. Nk'uko bigaragara, ibi byaje kugaragazwa n'abahanga mu kinyejana cya 20 ku kirere kibumbatiye bimwe mu bigize uburinzi bw'ibiremwa muntu byo ku isi kugira ngo bitagerwaho n'imwe mu birasire ikaze yabyangiza. Kandi uburinzi bw'ikirere ntabwo twavuga ko bugarukira hano gusa, ahubwo ikirere gituma habaho ubukonje butera guhera ku isi, kuko kiramutse kiretse ubushyuhe buva ku izuba
bugatambukaho gato bwakwangiza isi mu gihe gito gishoboka nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi. Ubushyuhe ikirere gitangira ngo ntibugere ku isi bungana n'ubukana bwa biliyoni imwe bwa bombe atomike muri iki kinyejana, twagiranya nka bombe zatewe i Hiroshima na Nagasaki. Igitonyanga kimwe gusa cyaba kiguye ku isi. Muri Qoran igice cya 86 sura Tariq aya ya 11 arayivugiye ko ikirere cyaremwe ku buryo gifite isanzure ryizenguruka cyangwa ry'umuzenguruko, aho buri gace k'imirasire gafitiye akamaro kanini ibinyabuzima byo ku isi dutuye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imirasire imwe isubira ku izuba bitewe n'agace kitwa ozonosfere kari ku butumburuke bwa kilometero 25 uvuye ku isi, naho indi yatambuka ikirere ikagera ku isi ariko ikongera igasubirayo yongera igaruka ku gace kitwa troposfere kari ku butumburuke bwa kilometero hagati ya 13 na 15 uvuye ku isi. Ionosfere yo ikigaruka ry'imirasire yageze ku isi ikayohereza mu tundi duce tw'isi nk'uko Qoran aricyo gitabo cyabigaragaje mbere. Ibi koko bivuga ko ari ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Alim na Bacon cyitwa General Science cyo mu mwaka wa 1985 ku ipaji yacyo ya 319 kugeza kuri 322 nk'uko byavumbuwe nyuma n'abashakashatsi mu kinyejana cya 20 hashize imyaka isaga 1400 ku kirere kigizwe n'ibice 7 byagaragaje ko ibyo bice bitandukanye cyane ugendeye ku myuka ibigize. Igice cyegereye isi cyitwa troposfere aho gifite 90% bigize ikirere cyose, igakurikirwa na stratosfere naho igakurikirwa na ozonosfere. Nk'uko twabibonye, iki gice nicyo Imana yahaye ubushobozi bwo guhagarika imirasire y'izuba yitwa ultraviolet. Hakaza mesosfere, thermosfere, ionosfere, naho exosfere yo ikaba iri ku butumburuke buri hagati ya kilometero 480 na 960 nk'uko Qoran aricyo gitabo cyabigaragaje mbere yuko Allah yaremye ibice 7 bigize isanzure mu minsi 2 gusa. Bivuga ko koko ari ijambo ry'Imana. Tukaba tubisanga muri Qoran igice cya 2 Surat al-Baqara aya ya 29 na Qoran igice cya 41 Surat Fusla aya ya 11 kugeza kuri aya ya 12. Ariko kandi twabibutsa ko nka troposfere ari agace kabika amazi binyuze mu mwuka w'amazi azamuka mu kirere, bityo hakaba ariho imvura itubona igwa ivuye mu kirere iba yaturutse. Kandi Qoran igice cya 7 Suratul Al-Lafa aya ya 57 ikaba inagaragaza ko ikirere gifite ibicu bifite uburemere runaka, aho Allah yavuze ko ajyana igicu kiremereye cyane akakiza mu butayu akahagusha imvura. Ariko wakibaza ukuntu iki gicu tuvuze haruguru kiremera, kandi abantu mu gihe cyashize babonaga ko igicu ari ikintu cy'umwuka nk'uko na n'ubu bamwe babifata batanumva n'uburyo kiremera. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bagaragaje ko mu kinyejana cya 20 ibicu biremera mu buryo butandukanye kandi butunguranye, nk'aho twavuga igicu cyitwa cumulonimbus ko aricyo nyirabayazana w'imiyaga ikomeye n'imyuzure mu bice bitandukanye by'isi, aho gishobora gupima toni 300 by'amazi. Kandi si ibyo gusa, kuko Qoran igaragaza ko imvura igwa mu buryo bubaze kandi bunisubiramo nk'uko byaje kuvumburwa n'abahanga ko imvura igwa mu buryo bwisubiramo buri mwaka, aho babonye ko mu isegonda rimwe hazamuka mu kirere toni 13 z'amazi. Ibi bikaba bingana na triliyoni 505 mu mwaka z'amazi. Bikaba byaragaragajwe ko imvura igwa mu mwaka umwe ingana n'iy'umwaka ukurikiye, nubwo imvura itagwa mu buryo bumwe ariko ibingana buri mwaka. Reka noneho tugaruke tureba akamaro k'imisozi nk'uko byagaragajwe na Allah muri Qoran. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95 n'ibice 5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyanse. Muri Qoran igice cya 21 Surat Al-Nabiya aya ya 31 aravuga ngo twashyize imisozi ku isi kugira ngo muzayicemo imihanda izabayobora. Mu gitabo cya Ali na Bacon cyitwa General Science cyo mu mwaka wa 1985 ku ipaji yacyo ya 30, aba bagaragaje ko uburyo imisozi yaremwemo, iyo umusozi wahuraga n'undi umuto wajyaga munsi y'umunini, hanyuma bikaza gukora umusozi ukomeye nyuma y'uko imisozi y'imirambi yahuraga ari ibiri, cyangwa se twavuga ihura ry'ibice bibiri by'ubutaka, aho bihura kimwe kikanyura hejuru y'ikindi. Aho icyacaga munsi cyabaga nk'umuzi w'umusozi, naho ikigiye hejuru kigakora umusozi bwite ufite uburebure bwawo. Rero ibi nabyo bigaragaza ko kuba Qoran yarabigaragaje nta muntu ku bwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha,
wari warigeze abisobanukirwa, bituma mu kuri kugaragarira buri wese yemera ko iki gitabo kibumbatiye ubumenyi butandukanye cyane abahanga muri siyansi bagiye bifashisha ariko batazi inkomoko nyirizina yabwo. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri radiyo Nyagatare 95.5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyansi. Muri Qoran igice cya 78 Suratun Nabai aya ya 6 kugera ku ya 7 arayagize ati, ese ntitwagize isi isaso n'imisozi tukayigira impambo zituma isi idahungabana? Iyo tugiye mu bumenyi dusangamo icyo bita izostazi mu rurimi rw'amahanga, nk'uburyo usanga imisozi igiye inganya urufatiro rugizwe n'amabuye usanga munsi ya buri musozi. Ibi tukaba tubisanga mu nkoranyamagambo nshya yo mu kinyejana cya 20 yitwa Webster's New 20th Century Dictionary muri edisiyo ya 2 ku ipaji yayo ya 975. Aha rero nk'uko Qoran aricyo gitabo cyabigaragaje mbere, bikaba bivuga ko koko ari ijambo ry'Imana nta gushidikanya. Muri Qoran igice cya 27 Suratun Naml aya 88 arayagize ati, muzabona imisozi igenda mwatekerezaga ko ikomeye ariko izagenda nk'ibicu uko bigenda. Iyi ni imirimo ya Allah warimwe buri kimwe kandi azi ibyo mukora. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri radiyo Nyagatare 95.5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyanse. Bwa mbere mu mateka, umuhanga mu by'ubumenyi uvuka mu Budage Alfred Wegener niwe wavumbuye ko imibumbe igize isi ko yari ifatanye ikaza gutandukana igana mu bice bitandukanye. Hanyuma abahanga mu by'ubumenyi bw'isi nabo baje kubyemeza ko ibyo Wegener yavuze byari ukuri nyuma y'imyaka 50 amaze gupfa, aho bavuze ko igice cyo ku ruhembe rwo hejuru rw'isi rwari rugizwe na kilometero 100 rwigabanyijemo imigabane 6 n'ibirwa byinshi, aho amazi yaje kubicamo hagati kugeza uko tubibona uyu munsi. Ibi nabyo tukaba tubisanga mu gitabo cya Arlin na Baconi cyitwa General Science cyo mu mwaka w'1985 ku ipaji yacyo ya 305, cyangwa mu gitabo cyitwa National Geographic Society cyo mu mwaka w'1978 ku ipaji yacyo ya 12 kugeza ku ya 13. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri radiyo Nyagatare 95.5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyanse. Muri Qoran igice cya 31 Suratul Luqman aya ya 29 aragize ati, ese ntago mwabonye ara we atuma ijoro ryinjira mu munsi naho umunsi ukinjira mu ijoro, kandi agahinduranya izuba n'ukwezi mu bihe byabyo? Ara ni umumenyi wa byose. Ibi bikaba bihura n'uko isi ari umubumbe, bikaba byaravumbuwe na Sir Francis Drake mu mwaka w'1577. Naho muri Qoran igice cya 39 Suratul Zumra aya ya 5 ara yavuze ko yahinduranyije amanywa n'ijoro, n'ijoro arihinduramo amanywa. Muri Qoran kandi igice cya 79 Surat Nazia aya ya 30 ara yavuze ko yaremye isi ahisho y'umubumbe. Kandi muri Qoran nanone igice cya 25 Surat Furqan aya ya 31 ara yavuze ko yashyize mu isanzure urumuri rw'umucyo rumurika ari rwo zuba n'ukwezi, kandi zikamurika mu buryo bunoze. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso twabaremeye. Ibi byose bikaba byaravumbuwe nyuma y'imyaka isaga 1400, kandi byari byaravuzwe muri Qoran imbere hose. Ibi nabyo birakomeza gushimangira ko koko Qoran ari ijambo rya Allah nta gushidikanya. Muri Qoran kandi igice cya 57 Suratul Hadid aya ya 25 Allah yivugiye ko yamanuye mu isanzure icyuma cya feri ngo gikoreshwe n'abantu mu gukora ibindi byuma hano ku isi. Ibi nabyo bikaba byaravumbuwe mu kinyejana cya 21 hashize imyaka isaga 1400 bivuzwe muri Qoran, aho abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere baje kuvumbura ko ibyuma bya feri bikoresha hano ku isi bikomoka mu isanzure biturutse kuri fenomene yitwa anova na supernova, aho inyenyeri nini iruta izuba yegeranya ibyo byuma mu isanzure hanyuma bigashyuhira hamwe ku bushyuhe busaga °C 100, hanyuma bikazagera ubwo biturika bigasandarira mu isanzure, aho nyuma buza kuzagwa ku isi bukazakoreshwa biciye mu gutunganywa mu nganda zitandukanye, bukaza kuvamo ibyuma bitandukanye dukoresha kugeza uyu munsi. Ibi n'ibindi mu byerekeye isanzure bigaragaza ko Qoran ibumbatiye ubumenyi bwinshi bwagiye buvumburwa n'abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere, kandi bikaba bigaragaza ko koko mu by'ukuri Qoran ari ijambo rya Allah nk'uko byemejwe n'abashakashatsi bakorera ikigo gikurikirana ibyerekeye n'ubumenyi bw'ikirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo NASA mu mwaka wa 2012. Reka tugaruke turebera hamwe bumwe mu bumenyi Qoran ibumbatiye mu byerekeye n'imibereho ya kiremwa muntu hano ku isi.
bimwe mu bitandukanye abantu bajya bashidikanyaho harimo imirongo iba ku mpera z'intoki ya buri muntu bita mu ndimi z'amahanga empreinte digitale. Ibi byatwaye imyaka isaga 1400 kugira ngo abashakashatsi babivumbure, nyuma y'uko intumwa Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha we yari yarabihawe mu gitabo cya Qoran ntagatifu. Kandi kugeza n'uyu munsi iyi mirongo ni itandukanye abantu ku buryo aho umuntu ateye igikumwe nta wundi muntu bahuza igikumwe cye. Muri Qoran igice cya 75 suratul Qiyama aya 36 aho Allah yivugiye ubwe ko yaremwe umuntu mu gitonyanga cy'intangangabo. Ibyahishuriye intumwa Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha ubwo yasengaga yerekwa mu gihe cya Ramadani. Ibi nabyo bikaba byaraje kuvumburwa n'abahanga mu by'ibinyabuzima nyuma y'imyaka isaga 1400, na n'ubu abahanga bakaba ari byo bakigenderaho bakora ubundi bushakashatsi. Kandi Qoran igice cya 39 suratu Zumra aya 6 aravuga ko yaturunye mu nda za bamama buhoro buhoro tunyuze mu bice bitatu. Bikaba byaraje kuvumburwa nabyo mu kinyejana cya 20 nk'uko tubikesha igitabo cyitwa Basic Human Embryology edisiyo ya 3 cyanditswe n'uwitwa William Peter mu mwaka wa 1984 ku ipaji yacyo ya 64. Igitabo kikaba kigaragaza ko umwana mu nda nyina guhera kirigi kugeza avutse ko akura aciye mu bice bitatu ari byo pre-embryonary, ni ukuvuga ibyumweru 2 nyuma yo guhura kw'intangangabo n'intangangore. Icya kabiri ni icyitwa embryonary, ni ukuvuga ibyumweru 8 bikurikira, naho icya gatatu ni icyitwa foetale, ni ukuvuga ibyumweru bikurikira kugeza umwana avutse. Aha twabibutsa kandi ko mu mikurire y'umwana abahanga mu byerekeye ibinyabuzima bavuga ko kugeza ku mezi 6 umwana yavuka akabaho, aho usanga ashyirwa mu byuma bizwi mu ndimi z'amahanga nka kuveze bifasha umwana kuguma ku kigero cy'ubushyuhe buba mu nda ya nyina. Ariko bakavuga ko nanone umwana ku mezi 8 atabaho haramutse havutse ikibazo cyatuma avuka. Rero ibi byose nta muntu warigeze abimenya mbere, ariko Qoran yari yarabigaragaje mbere y'uko abahanga mu bya siyansi babivumbura. Muri Qoran igice cya 23 surat Mu'minun aya 78 aravuga ko yahaye umuntu amatwi yo kumva, amaso yo kubona ndetse imuha n'ubwenge, ariko umuntu ntabwo yigeze abyishimira. Aya magambo agaruka kenshi muri iki gitabo gitagatifu kibumbatiye ubumenyi bwinshi akurikiranye gutya: amatwi, amaso n'ubwenge. Kandi aya magambo nayo yaje kuvumburwa nyuma nk'uko abahanga mu by'ibinyabuzima baje kuvumbura ko ku munsi wa 22 umwana abanza kuzana amatwi akazatangira kumva hashize amezi 4, nyuma haza amaso hagasoza ubwonko. Ubu rero bukaba ari uburyo izi ngingo z'umwana zikurikirana mu kubaho. Ibi nabyo bigaragaza ko Qoran yabivuze mbere y'aba bahanga. Iki kandi kikaba nacyo ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko Qoran ari ijambo rya Allah. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95 n'ibice 5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyanse. Arabwiye intumwa Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha ko mwene muntu agomba gufata amagambo ya Qoran akaba ari yifashisha mu bumenyi bw'isi butandukanye, ndetse kandi kagomba kwizera amagambo y'Imana imwe rukumbi aradashakiye mu zindi mana zindi, aho tubisanga muri Qoran igice cya 2 suratul Baqara aya 82. Ibi bikakwereka ko abantu bagomba kwifashisha iki gitabo gitagatifu kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi Allah yaremanye ubuhanga bwe, aho muri cyo yanditse ngo igitabo cyuzuyemo ubwenge n'ubuhanga tukimanuye ku isi kugira ngo mugikurikiye murusheho kumenya ndetse no kwizera Allah maze muhabwe umugisha. Tukaba tubisanga muri Qoran igice cya 6 suratul An'am aya 155. Iki nacyo kikaba ari ikimenyetso cy'uko Allah yabwiye abantu kuzifashisha iki gitabo gitagatifu kugira ngo babashe kumenya byinshi. Niyo mpamvu dusoza iki cyegeranyo tubagezaho bamwe mu mazina y'abascientifique baje kumenya aya mabanga Qoran ntagatifu ibitse, bagahitamo inzira yo kuyoboka idini ya Isilamu nta gushidikanya. Iki gitabo kandi kubera ubuhanga bwashyizwemo na Allah hamwe n'ubuhambare n'icyubahiro cye byatumye atagaragaza Muhammad nk'umuntu abantu bagombaga gucishaho amasengesho yabo, aho yamuvuze muri iki gitabo gitagatifu inshuro 4 gusa. Twavuga muri Qoran igice cya 3 suratul Imran aya 144, Qoran igice cya 33 surat Ahzab aya ya 40, Qoran igice cya 47 surat Muhammad aya ya 2, no muri Qoran igice cya 48 suratul Al-Fath aya ya 2. Ibi kandi bigaragaza ko igitabo gitagatifu kitamanuwe mu ijuru kigamije guhimbaza cyangwa kuvuga ibigwi intumwa Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha gusa, ahubwo ko cyuzuye mu buhambare bwa Allah n'imbaraga ze zidasanzwe. Naho intumwa Yesu mwene Mariya cyangwa se Isa bin Mariyamu avuga muri Qoran
inshuro zisaga 25. Aha tukabonera no kwibutsa abantu ko Yesu adafatwa nk'umwana w'Imana, ko ahubwo Qoran mugaragaza nk'intumwa ya Allah. Ikindi twavuga nuko nyina wa Yesu twita Maria cyangwa se Mariamu mu Cyarabu agaragara muri Qoran igice cya 3 Suratul Imran, no muri Qoran igice cya 19 Surat Mariamu. Aha hakaba ariho usanga havuga inkuru z'umugore umwe rukumbi uvugwa muri iki gitabo gitagatifu. Dukomeza ikiganiro twabateguriye mu kiganiro sobanukirwa Isilamu kuri 95.5 Radio Nyagatare. Twabibutsa ko mu minsi yashize mu Bwongereza hagaragaye Qoran igaragara ko ariyo mu gihe cy'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Aho abashakashatsi bagaragaje hifashishijwe ikoranabuhanga rya carbon 14 ko iyi Qoran ariyo mu mwaka w'1920 ikaba yarageze muri iki gihugu cy'Ubwongereza ivuye mu gihugu cya Iraq. Umwarimu akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Birmingham muri iki gihugu cy'Ubwongereza, Professor David Thomas, yagaragaje ko izi nyandiko zanditswe ku muzihene cyangwa iz'intama hagati y'umwaka wa 568 na 645. Dukomeje ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare 95.5, aho turimo tubagezaho ibyerekeye n'icyo Qoran ivuga kuri siyanse. Kandi ubusanzwe umushakashatsi bugaragaza ko intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yakiriye ubuhanuzi bwanditse muri Qoran hagati y'umwaka wa 610 na 632, ari nabwo yapfuye. Ibiro bikaba bigaragaza ko iki gitabo cyavumwe muri iki gihugu cyakoreshejwe n'intumwa Muhammad akiriho. Reka rero nk'uko twabibabwiye tubagezaho amwe mu mazina y'abascientifique baje kumenya aya mabanga Qoran ntagatifu ibitse, bagahitamo inzira yo kuyoboka idini ya Isilamu nta gushidikanya. Professor Kate Moore. Professor Kate yabaye umwarimu n'umuyobozi w'agashami k'imiterere y'umubiri n'imikurire y'uturemangingo muri kaminuza yitwa Toronto University. Akaba kandi yari umuhanga mu byerekeye imikurire y'uturemangingo, kandi akaba yarabaye umwanditsi w'ibitabo bitandukanye bivuga ku buzima, harimo nka Clinical Oriented Anatomy edisiyo ya 3 na The Developing Human edisiyo ya 5, aho yagifatanyije na T. Evan Perisode. Uwa kabiri yitwa L. Marshall Johnson. Professor Marshall yabaye umwarimu, akaba yarabaye umuyobozi w'agashami k'imiterere y'umubiri n'iterambere ry'ibinyabuzima, ndetse akaba yarabaye umuyobozi w'amashuri makuru atandukanye harimo iryitwa Daniel Bohr na kaminuza yitwa Thomas Jefferson University ibarizwa muri Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa gatatu yitwa TVN Persod. Professor Persod yabaye umwarimu w'imiterere y'umubiri n'umwarimu w'imikurire n'ubuzima bw'abana muri kaminuza ya Manitoba izwi nka University of Manitoba iherereye Winnipeg, Manitoba mu gihugu cya Canada. Jolley Simpson. Professor Simpson yabaye umwarimu, akaba yarabaye umuyobozi w'agashami ka Obstetric na Gynecology muri ishuri ry'ubuvuzi ryitwa Baker College of Medicine, Houston, Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa gatanu yitwa Gerald C. Goeringer. Professor Gerald yabaye umwarimu mu byerekeye ubuvuzi n'imikurire y'umwana mu nda ya nyina, akaba yarabaye umuyobozi w'agashami k'imiterere y'umubiri mu ishuri ry'ubuvuzi muri kaminuza yitwa Georgetown University i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa gatandatu yitwa Alfred Kroner. Professor Alfred yabaye umwarimu mu byerekeye ubumenyi bw'ikirere, akaba yarabaye umuyobozi w'agashami k'ubumenyi bw'ikirere muri kaminuza yitwa University of Mainz mu gihugu cy'Ubudage. Uwa karindwi bamwita Yushid Kuzane. Yushid Kuzane yabaye umuyobozi w'agashami k'ubugenzuzi bw'ikirere mu Buyapani kitwa Tokyo Observatory i Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani. Uwa munani yitwa Professor Armstrong. Professor Armstrong yabaye umwarimu wa astronomy muri kaminuza yitwa University of Kansas i Lawrence muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba yarabaye umukozi w'ikigo gikurikirana ibyerekeye n'ubumenyi bw'ikirere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aricyo NASA. Uwa cyenda yitwa William Hay. Professor William Hay yabaye umwarimu w'ibyerekeye imikurire n'imibereho y'inyanja muri kaminuza yitwa University of Colorado i Boulder, Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa cumi yitwa Durjalao. Professor Durjalao yabaye umwarimu w'ibyerekeye imiterere y'ubujyakuzimu bw'amazi muri kaminuza yitwa King Abdulaziz University i Jeddah muri Arabia Saudite. Ku mwanya 11 haraza Professor Siaveda. Professor Siaveda yabaye umwarimu w'ibyerekeye imiterere y'ubujyakuzimu bw'amazi
muri kaminuza yitwa University of Japan mu gihugu cy'Ubuyapani. Hanyuma ku mwanya 12 harazo bita Tejasen. Professor Tejasen yabaye umwarimu n'umuyobozi w'agashami k'imiterere y'umubiri kandi akaba yarabaye umuyobozi wa faculty ya medicine mu ndimi z'amahanga, the former dean of faculty of medicine muri kaminuza yitwa University of Chiang Mai mu gihugu cya Thailand. Ku mwanya wa 13 harazo witwa Dr. Morris Bukai. Dr. Morris Bukai yavutse mu mwaka w'1920 akaba yarabaye umuyobozi w'agashami kari gashinzwe ibyerekeye kubaga abarwayi muri kaminuza yitwa University of Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, kandi akaba yaramaze igihe kinini yibanda ku guhuza ibitabo bibiri ari byo Bibiliya na Qoran n'ubumenyi busanzwe, aho yaje gusanga kandi ubwe agahamya yuko koko Qoran hari igitabo gitagatifu cyuzuye ubuhanga kandi butagereranywa na Bibiliya, kuko ubwe ari umwe mu bahanga bagiye bahindura Bibiliya mu ndimi zitandukanye, dore ko ari nawe wagize uruhare rw'iyandikwa rya Bibiliya mu rurimi rw'Icyarabu kugeza ubikoreshwa n'umubare muke w'abakristo uboneka muri bimwe mu bihugu by'Abarabu kugeza uyu munsi wa none. Aba bascientifique bose bakaba baraje kuba abayisilamu biturutse ku kazi gakomeye kakozwe na Sheikh Abdul Majid Zindani wakunze kubaha imwe mu mirongo ya Qoran itandukanye, aho yibandaga gusobanurira buri wese ibigendanye n'icyiciro yabaga ahagarariye kuva ku itangira ry'isi n'uburyo yaremye kugeza ku bushakashatsi bakoraga hashize imyaka isaga 1400 bivuzwe muri Qoran. Aba bashakashatsi muri siyansi nabo bakaba baraza gukora ubushakashatsi kuri Qoran na hadith cyangwa se amagambo y'intumwa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Abandi bakemera ibyo babwirwaga na Sheikh Zindani ku buryo bwabo bahaswe n'umutima kandi bemeye ibimenyetso bya Allah, hanyuma baza kwemera kuba abayisilamu nta gushidikanya. Reka rero dukomeze gusobanukirwa ubuhanga Qoran yishe, hanyuma tuzahitemo gukurikira umurongo mwiza twemeye kuzaba abayisilamu beza. Kandi reka nsabira amahoro n'imigisha kwa Allah umwarimu wacu Muhammad, abo umuryango we, abasangira ngendo be ndetse n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, kandi nifuza nsaba ko natwe twazamuri abo arahumu amina. Reka rero nsoze mbashimira mwe mwese mukomeje gutega amatwi Radio Nyagatare ku murongo 95. Iki cyari ikiganiro sobanukirwa Isilamu kuri Radio Nyagatare, naho njye wagejeje iki cyegeranyo ndi Kubwimana Patrick Arafat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.